Stories Kumbuga. Hello once again fam, this is Stories Kumbuga. Of course ni Chishamachia as usual kwa bisanzwe niwe muja muba muri kumwe nyine kuri Stories Kumbuga hano kuri The Cat Babalaw. Mukomeze mubane natwe 24 hours per 7 nkuko twabyemeje ni Stories Kumbuga ziba trending hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ku byamamare bigiye bitandukanye. So no kuvuga ngo icyo nkuzaniye ni iki, manzo kore like, share and subscribe, hanyuma naga comment aho hasi tubwira uburyo ibintu biba byagenzemo cyangwa se uburyo ubibona, hanyuma to moving on, hanyuma dufatanye kugira ngo inkuru zigeze zibasha kuba kugeraho gatanu kuri gatanu nkuko bivuga. So nukuvuga ngo yagize ati no longer two but one. Ayo na magambo The Band ndetse n'umukunzi we cyangwa se witwa umugore we ubugwiza mu mategeko ko bamaze gusezerana mu murege, akaba nyine ari umugore we mu mategeko ura n'umugore wa The Band imbere y'Imana ho niho atari umugore we, ariko naho biraje vuba. Nukuvuga ngo sasa rero The Band yagize ati no ni The Band na PAMELLA ko nyine kumuvuga wenyine ngo kabyara. The Band na PAMELLA baba baranditse ngo ntago tukiri babiri ahubwo turi umwe. Uwo n'umurongo bifashishije bamenyesha abantu iby'ubukwe bwabo no gutumira abantu. Ubu bukwe butegerejwe mu kwa 12 by'ibi byamamare byombi ibyamamare niyo mpamvu turi kubavuga buriya barangije rero baracountinga bavuga ko hasigaye iminsi 56, amasaha 23, amasaha 23, iminota 13 n'amasegonda 2. ubwo bashyira ino post niyo yaburaga. Ubu noneho bishobora kuba bigeze ku minsi iminsi 55 yenda nk'amasaha 20 ngaye gutyo. Nawe uhita ubibara nyine, uhita ureto ni hani itariki igihe kizabera nimba ari iminsi 56 tukaba turi 28. Wahita wumva igihe iki gikwe gitegerejwe n'isinzi ry'abantu igihe kizabera. So nagerageje gukusanya tumwe mu dukuru twa The Band kugira ngo abe ageze hano kuri uyu munsi cyangwa se ku gihe uyu musore akundaniye na PAMELLA kugeza naho nyine biyemeje ko nyine baba umwe bataba bakiri babiri. Mugisha Benjamin uzwi ku izina ry'akabyiniro nka The Band, umusore wavutse mu kwa mbere hari ku itariki 9 umwaka wari 1987. Uyu musore rero yatangiye kumenyekana muri za 2008 ubwo yahabwaga igihembo muri Salax Award cyangwa se Salax Music Award. Icyo gihe yari igezweho yari igezweho icyo gihe. Salax Award yavuzaga ubuhuha, iyo utabaguye muri Salax Award byahagari ikibazo. Icyo gihe yahembwe nk'umu Best Afro and R&B nk'umwaka, icyo gihe mu mwaka wa 2008. uri kumva. Uyu musore akaba yaravukiye ahitwa Kampala, ndetse ubwo aho ngaho ni mu gihugu nyine cya Uganda, ndetse akaba yaravuze ku mubyeyi twa Jean Bonima and Esther Mbabazi. Papa wiwe unaherutse kuryamira ukuboko kw'abagabo. Ibintu byababaje The Band, nubwo hagiye haza izindi stories nyinshi zivuga ko The Band ibintu nyine ntibibura. Urabizi ko iyo umuntu apfuye hano iwacu mu Rwanda
stories cyangwa se inkuru zitandukanye ziravugwa by'umuntu yakoze ibyo atakoze ibyo bamubeshyira ibyo biba ari byinshi. So the band rero kandi 2010 no kugira ngo byumve neza ari mu bantu batumiwe kugira ngo ajye kuririmba muri World Cup 2010 Johannesburg muri South Africa. Murabizi ko iki gikombe cy'isi cyari cyarabereye hano muri ku mugabane wa Afrika, ari nabwo bwa mbere byari bibaye. So noneho icyo gihe nyuma y'igikombe cy'isi nyuma y'imyaka 2 nibwo Mugisha Benjamin aka The Ben yaje kuba yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nabwo byabaye saga ya danje, byabaye saga ya danje. Abanyarwanda byinshi nyine nange murabizi, ntabwo ndibwirwa mbigarukamo ndi kukubwira nyine tumwe mbere yuko ajya guhunana na PAMELLA. Se The Ben yaciye mu bihe The Ben yari muntu cye The Ben. So The Ben yaje nyine kugenda muri America muri 2012 na 2013 nyuma yaho bari bagiye kuririmba muri Rwanda Day, bajyanye n'umukuru w'igihugu, hanyuma bakaza gukora icyo bita kumuyoba. Baje kuyoba umukuru w'igihugu, murabizi we ntangawo medale bagize gutya bacaho, nabamenye uko bagiye. So muri nyuma y'umwaka umwe gusa cyangwa 2 nibwo noneho The Ben amaze kugera muri Amerika yaje kuba asora indirimbo ye ya mbere, iyo yayise I'm in Love. Indirimbo rwose yari nziza, yari mega hit icyo gihe, yari yoshye cyane kuri The Ben. Wari nakumbuwe n'abanyarwanda icyo gihe benshi cyane, kuko bari bamaze igihe batazi The Ben wabo se byagenze bite. The Ben bite byiwe noneho mwuka byaramwe twaramuvuze, yaririmbaga neza. Yes, The Ben kandi muri uwo mwaka yaje kuba atumirwa kujya kuririmba muri UN headquarters. Nanone kandi yongeye gutwara igihembo cya Salax Award 2013 muri Afro Best Music Artist in the Diaspora. Iki gihembo yagitwaye nyine abikesha ko yari umuhanzi mwiza uri muri diaspora, abikesha niyo ndirimbo yiwe I'm in Love. Icyo gihe Salax Award yari ikomeye, byari byinshi cyane. So The Ben noneho yaje kuba agaruka mu Rwanda mu mwaka wa 2010 hafi na 7 nyuma y'imyaka 5 nimba nibeshye neza. Yes, nyuma y'imyaka 5 2017 nibwo The Ben yaje kuba agaruka mu Rwanda. Abanyarwanda bamukumbuye cyane. Nyuma nyine yaje, urabizi ko hari igitaramo cyajyaga kiba cya East African Party, ari nacyo The Ben nyine yajyaga aririmbamo. Yaje aririmbamo, abanyarwanda bamukumbuye. Icyo gihe amatike yaraguzwe karahava. Ni ukuvuga ngo The Ben amaze kugaruka noneho nibwo ibintu byasubiye ku murongo. Abantu bari bazi ko atazagaruka kubera ko uburyo yari yaragiyemo bwari uburyo butari bwanyuze mu nzira nyine z'umucyo. Ariko mu Rwanda ni mu rugo, Rwanda rwakira abana bagiye, Rwanda nta muntu utakira, ntabwo baba bakira abaturutse hanze ngo abana bawibyariye ubure kubakira. Murabizi ko n'umwana w'ikirara yagize gutya akagenda ariko akaza kugaruka. So mu zimwe mu ndirimbo rero The Ben yagiye amenyekanaho zirimo muri yitwa Urarenze, harimo yitwa Amahirwe ya nyuma, harimo yitwa Ese nibyo, Inshuti nyanshuti, Amaso ku maso, Habibi, Naremeye, Ndaje, Vazi, Suko n'ibindi byinshi. Amakorabo yo yagiye akorana menshi cyane, harimo yakoranye na Shiba Karungi icyo gihe kigaruka za 2017 yitwa Binkorera, hanyuma akorana na
Pussy hanyuma akorana indirimbo na Diamond Platnumz yabaye mega hit hano mu gihugu cyacu cy'abaturanyi cyangwa se muri East Africa n'isi yose kuko iyi ndirimbo yatumye The Ben ajya kuri chart. So Pamela tiwe noneho yaje kuba amenyekana gute? Kugeza Pamela yamenyekanye cyane ubwo yitabiraga Miss Rwanda 2019 cyangwa se edition ya 2019 ubwo yayitabiraga ari mu bakobwa beza bari bafite n'ikimero gitangaje kuko bakunze kwita abakobwa bafite nyaje. Cyo gihe Pamela yari afite imyaka 18 nimba ntibeshye neza, yari afite imyaka 20 hanyuma urumva icyo gihe yari afite imyaka 20 Pamela urumva ko yari akiri muto, byari 2019. hanyuma kandi nyuma uyu mukobwa wikeza Pamela yaje kuba yitabira nyine Miss Rwanda 2019 aza mu bakobwa 20 batoranyijwe guhatana nubwo nta kamba yigeze abona kuko 2019 ikamba ryatwawe na Miss ni mwiza Megan kuko Megan nyine yaje kuba ari tsindira. Hanyuma Pamela we nta mwanya yigeze abona, ariko muri uwo mwaka Pamela yaje kuba aba igisonga cya mbere cya Miss Zuri Africa. Uyu mukobwa wari mwiza cyane ufite ikimero gitangaje, urubyiruko rwo rukunda kuvuga ngo nyash ngo booty biggest behind n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So nyuma rero y'umwaka umwe yitabiriye Miss Rwanda nibwo yaje kubengukwa n'uyu muhanzi The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin. Aramukunda cyane ku buryo mu mpera z'umwaka wa 2020 hari muri December itariki enye nibwo aya makuru yaje kuba ajya hanze agaragaza ko noneho aba bombi yashobora kuba bakundana n'ifoto The Ben yaje kuba apostinga. Icyo gihe Pamela yari yambaye ishati yiwe ariko igaragara nyine nk'ahari ya The Ben nibwo byatangiye gukwirakwira. Icyo gihe The Ben amagambo menshi yavuze, ariko uko iminsi yagiye ishira byagiye bigaragara ko aba bombi bakundanaga cyangwa se bari mu rukundo. Pamela rero ubwo 2020 afite imyaka 21 gusa, kuri ubu ngubu afite imyaka hafi 24 agiye kuzuza 25 ejo bundi. Uyu wikeza Pamela ubwo hita accounting umbe imyaka The Ben ashobora kuba arusha Pamela. Ubwo The Ben baravutse 8-7 teranya nawe umve imyaka yabarusha uyu mukobwa yihebeye ukiri mu myaka 21 gutyo, ubogeze hafi ku myaka 25. Rero baje kuba bakundana, barakomeza barakundana, batitiza imbuga nkoranyambaga. None ku munsi wa nyuma cyangwa se at the end of the day birangiye abari babiri bagiye kuba umwe. Uwo nta wundi abo ni The Ben ndetse na Pamela bamaze kuba bashyira hanze integuza cyangwa se banashyira hanze igihe kibura gisigaye kugira ngo aba bombi bazabane, umwe abane n'undi cyangwa se bazabane akaramata nk'uko babyemeje imbere y'amategeko, bakaba bashaka no kuzajya imbere y'Imana bakanajya n'imbere y'abantu, hanyuma bakavuga ni twebwe twiyemeje kubana urudasohoka cyangwa se akadasohoka, tuzatandukanywa n'urupfu. Dore ko ari couple nyuma y'uko umuhanzi Ngabo Medali nawe akoze ubukwe mu mwaka wa 2021. The Ben nawe yaravuze ati have ntago ari ngewe ushobora gusigara inyuma mu rungano rwose twagiye dukoranye, kuko ba Emmy bagiye baza nyuma yiwe barashatse umuntu ba Tom Cruise batangiye imbere yiwe barashatse umuntu utarashaka buriya mu bakoranye n'umusore bita King James. Abandi bose
abandi bagiye baza nyuma Bamuneza Christopher bagiye baza nyuma nabo baracyari abasore ariko The Ben niyo warusigaye ugiye kureba mu bantu batangiye za 2007 8 9 na 10 niwe warusigaye utaravugani noneho nanjye reka mfate icyemezo cy'abagabo mbe nashyira umwana mu mago. Nukuvuga rero ubu bukwe buri mu kwa 12 ubukwe butegereje n'abanyarwanda benshi ushaka kuzajya aho Prince Kid na Elsa ukuntu bwari bumeze cyangwa se ukuntu bwari buteguye cyangwa se ukuntu abantu bari bashakaga ubwo bukwe. So ago bare mushabakiya mukomeze mukore like share and subscribe tujye tubana every single day every single moment kuri stories zigiye zitandukanye. Hanyuma abiyemeje n'Imana irabasanga aho umugabi Imana irabasanga nayo mwifurije kuzanga Debe na Pamela Prince Kid na Elsa n'abandi benshi Jacques na Rose Romeo na Juliet kugira ngo nawe uzagere kuri gushaka ngo umugore biraryoha kutamushaka bikabyiza kurusha ariko mujye mushaka abagore shaka abagabo n'ubundi birangira Imana yaradukizo kugira ngo twororoke tubyare. Mukomeze mugira amahoro Imana uruhu cyangwa se urugendo rwa The Ben na Pamela kugira ngo wumve ukuntu bose aho bagiye baca ngo kugeza izi saha usange abantu bariyemeje kubana akaramata akadasohoka. Hasta la vista, ciao mugende mukore follow ku mbuga nkoranyambaga zanyu zose nitwa Cisha Makeya abankorera umubosi witwa Dekate Babalao. This is the story ku mbuga.